Ndagushimiye kandi guhaye ikaze mu kiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ni ikiganiro tugezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo RBC ndetse n'umuryango Imbuto Foundation. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganiraho, turaganira ku buryo ushobora kubaho uhanganye n'ihungabana ukomora ku kaga cyangwa se ibihe bikomeye wahuye nabyo. Ugiye kukugezaho ikiganiro ni Uwabera Asumta. Nk'uko mubibona ntabwo ndi njyenyine muri iki kiganiro, ndi kumwe n'umutumirwa. Ndi kumwe na Dr. Nshimiyimana Augustin. Dr. Nshimiyimana akaba ari umwarimu muri kaminuza mu gashami kigisha ibijyanye n'indwara z'imitekerereze ndetse n'imyitwarire ya muntu. Dr. tuguhaye ikaze. Murakoze, Asumta. Arakoze cyane. Ndagira ngo mu gutangira udufashe gusobanurira ukurikiye iki kiganiro. Ese iyo bavuze ihungabana wumva iki, kugira ngo wa muntu abashe gusobanukirwa neza ese ihungabana ni iki? Ese ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu afite ikibazo cy'ihungabana ni nk'ibihe? Murakoze cyane. Twaje gukomeza abarokotse bakorewe jenoside muri 1994, ndetse dukomeje n'umuryango nyarwanda kuko jenoside nk'uko tuyizi yibasiye inyoko muntu, ishegesha igihugu. Ihungabana rero nk'uko warumbajije ni igisubizo kinyura mu marangamutima ndetse kikagaragara no ku mubiri. Ibyo bisubizo bigatangwa na wa muntu wahuye n'ikigeragezo gikomeye, twavuga kirimbuzi cyamushegeshe, bigatuma uburyo yari abayemo buhinduka, akabigaragariza mu marangamutima ye, bikagaragarira no ku mubiri we, ndetse ku buryo anireba agasanga atakiri wa wundi, bikaba bigenda bimuganisha bimusubiza inyuma. Aha rero warumbarije uti ibimenyetso. Mbere y'uko tujya ku bimenyetso, turafasha kumva neza wahuye n'ako kaga ko iyo myitwarire ari ngombwa, ahubwo cyaba ikibazo umuntu wahuye n'ako kaga atagaragaje iyo myitwarire. Bivuze ngo iyo myitwarire irasanzwe, yitwara gutyo kubera ibihe yahuye nabyo bidasanzwe. Yari asanzwe yibanira neza n'abantu, ariko ahuye n'igituma imitekerereze ye ihinduka, amarangamutima ye ahinduka. Ibimenyetso rero dukunze nk'uko abashakashatsi bagiye babigaragaza, cyangwa se ibyo twakwita igitabo kigaragaza ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe, harimo guhora umuntu yikanga, harimo kudasinzira, harimo guhunga ahantu hose hashobora kumwibutsa ibyo yahuye nabyo byamushegeshe. Yewe hari n'ababura apeti, ni ukuvuga bakumva imirire yarahindutse, bakumva nta cyanga cy'ubuzima, bakashaka kwihishahisha, n'ibindi bimenyetso bigenda bigaragaza uwahungabanye. Ubundi iby'ingenzi ni ibyo ngibyo. Kudasinzira, ugasanga abuze ibitotsi kandi ubundi yari asanzwe asinzira. Urakoze cyane Dr. Utubwiye bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu afite ikibazo cy'ihungabana. kandi turi kureba inama dushobora guha wa muntu kugira ngo abashe kubaho neza nubwo ari guhangana n'iryo hungabana.
ashaka kukubaza ese wa muntu uri kugaragaza ibyo bimenyetso, wa muntu ufite icyo kibazo cy'ihungabana, kugira ubuzima bukomeze abashe kubaho yakora iki? Ikintu cya mbere yakora ni kubasha kwiyakira. Kubasha kwiyakira ntabwo ari ikintu cyoroshye, kuko ni ukwimenya. Ujya wumva bavuga ngo imenye nawe ogamagazi, amazi si yayandi, bwa buzima warimo mbere yo guhura n'ibyo bigeragezo, hari nawe ubwawe uhita ubona ko hari icyahindutse mu mibereho yawe. Iyo uvuze ko utagisinzira kandi warasinziraga, iyo uvuze ko usigaye hunga abantu kandi utarabahungaga, ni ukuvuga uba utangiye kumenya ko ufite ikibazo. Kwiyakira rero ukakira ibyakubayeho, tuzagufasha, abantu bazagufasha, inshuti zawe zizagufasha, ari uko wabashije gufunguka. Kugirira abantu cyangwa se inshuti zawe icyizere. Icya kabiri, hari iyo wimenye uravuga ngo ariko abana banjye mfite bazabaho bati, ese ko ntawe ujya mu mva wenyine nk'uko abanyarwanda bavuga, ubu ibi bintu nabyihererana, reka nshakishe undi tubiganira. Tugira inama abantu kuba babasha gukora imyitozo ngororangingo, kwizunguza ariko bifite injyana, ibyo twita za relaxation, kujya aho abandi bari mu matsinda, mbese bya bimenyetso waba ufite ukabaho ushaka kurwana na kimwe ku kindi udahanganye, ariko uvuga uti maze kubona ko ntinya abantu, reka noneho ngiye gusenga, njye mu misa, reka njye mu bukwe, reka njye gusura umuvandimwe, reka njye mu gasiporo, n'ibindi. Hanyuma ikindi ni uko iyo umaze kubona ibyo bimenyetso ukabona birimo biratinda cyane, bimaze kurenga amezi 6, bimaze umwaka, uravuga uti ufite ikibazo, reka nshakishe ubufasha. Za nshuti zanjye narazibwiye ariko ndabona nta gihinduka cyane, nakoze ya siporo ariko ndabona nta gihinduka cyane, reka rero nshakishe uko najya kwa muganga, reka amazi atararenga inkombe. Urakoze cyane. Ugira uti hari uburyo umuntu ashobora kwifasha, hari gukora siporo, hari kuganira n'abandi, kugira wa muntu abashe gusohoka muri cya kibazo. Ihungabana rishobora kuba ari ikintu kivuna, ihungabana kuko umuntu nk'uko wabivuze aba ari kongera kunyura mu kubona neza ka kaga yanyuzemo. Numva ashaka kukubaza, ese wa muntu uri kubaho ubwo buzima, ntekereza wenda hari abamukikije, hari umuryango se ari kubana nabo, ese ni uruhe ruhare uwo muryango cyangwa se ba bantu bamukikije bashobora kugira mu gufasha wa muntu mu rugendo rwo gukira? Iyo urebye imibereho yo muri Afurika cyane cyane, n'abazungu bajya batwandikaho, iyo barebye icyo twita psychologie sociale cyangwa social psychology cyangwa community psychology, ni ukuvuga bazi neza ko umunyafurika abaho abanye n'abandi. Ni byiza rero ko icyo kintu tujyamo kandi tukagira icyacu ntitugihunge, nubwo umugabo yigira yakwibura agapfa, ariko tuzi uruhare kwa mugenzi wanjye, uruhare rw'umuryango, uruhare rw'amatsinda, uruhare rw'umuryango mugari. Umuryango mugari rero ufite uruhare rukomeye mu kubaka umuntu washegeshwe, wahuye n'akaga, cyane cyane batamujyana mu kato. Ntumubone ngo dore ku muhanda uko asigaye ameze, ahubwo menya icyabimuteye. Nk'ubu turi mu bihe byo kwibuka, tujya tubona uko biba bimeze mu kwibuka, ko amarangamutima azamuka. Ese iyo kwibuka birangiye, wa muntu wahuye n'ihungabana agahabwa ubufasha mu gihe cyo kwibuka, byaba ngombwa byaba bikomeye akajyanwa kwa muganga, ese mu muryango iyo atashye bamufasha bati? Aho rero niho
kwegerwa agasurwa kuko buriya aba ari mu kiriyo kitarangira. Yumva umukecuru Yohani Mariya Yohani avuga ati ntabwo ndata igiti abiririmba, bivuze ngo ntararangiza ikiriyo muri ya ndirimbo. Si wowe ivuga ababwira abo bose tuvuga, barokotse tuvuga, umuntu wese wahuye n'akaga gatuma umubiri ushegeshwa, amarangamutima ye ashegeshwa, bigatuma n'imyitwarire ye nayo ihinduka. Ni ngombwa rero gufashwa, tukagira ijisho, tukaba ijisho rya mugenzi wacu, tukamenya icyo akeneye, tukibuka ko nubwo haba hashize igihe runaka ariko ibikomere byo bikiriho, tumenya ngo akeneye iki, tumwegera tumuganiriza. Yego, urakoze cyane. Uragira uti ihungabana umuntu aba arifite mu rugendo rwo gukira. Tugana rero ku musozo, ndagira ngo ufashe ukurikiye iki kiganiro abashe gusobanukirwa ese ni ryari, ni ikihe gihe kizima ashobora kugana ubufasha, kandi se ubufasha nabukura hehe? Murakoze cyane. Nk'uko nari bimaze kubivuga mu kugana ku musozo, ndongera ndibutse ko ugaragaza biriya bimenyetso wahuye n'ikigeragezo nka jenoside, biza bituma ubuzima bwe buhinduka, imitekerereze ye ihinduka, ariya ni amarangamutima asanzwe, ariko ibihe yahuye nabyo ntibisanzwe. Icyo rwose cyo turagitahana. Uti rero ni ryari yagana abaganga cyangwa se abafasha mu isanamitima? Ni mu gihe yagerageje kwirwanirira wenyine, ariko tunamubuza kuguma kwirwanirira nk'uko nabibabwiye, ntawe ujya mu mva wenyine ngo anayigumemo. Ni igihe yagerageje yarabihishe, bimushyize hanze, niko navuga. Abantu barabona ko imibereho ye yahindutse, yarazi gucunga umutungo n'urugo rwe neza, none arimo aratanyaguza. Aho kugira ngo umucire urubanza, biragaragara ko byagiye hanze, kandi baravuga ngo ntawe usiga ikimwiruka. Umuntu asiga ikimwirukana, ariko ntasiga ikimwirukamo. Iyo rero icyo kintu kikwirukamo cyatangiye kugaragarira hanze, byanze bikunze, uwo ni umwanya mwiza wo gushaka ubufasha. Hari amavuriro y'isanamitima, ndetse turanashimira n'amatorero ko tunayakangurira nayo gutangiza amatsinda yo gukira ibikomere, yo gukiza ibikomere. Ndumva tugenda buri gihe mu biganiro tugirana, tugenda tubibakangurira kugira ngo dufashanye. Bagane rero amavuriro, kandi amavuriro amaze kuba menshi mu gihugu, ahubwo ikibazo ni uko abantu bahuye n'ibigeragezo nk'ibyo twavugaga, yaba jenoside cyangwa ibindi, bafite ihungabana, hari igihe batabimenya, cyangwa se ugasanga baritinya bakabyitiranya no kurwara mu mutwe cyane, bakavuga bati ninjya kwivuza baragira ngo. Ariko rwose ibyo ni ibintu bisanzwe, kujya kugana amavuriro, kugana amatsinda y'isanamitima, kugana amavuriro avura ibijyanye n'imitekerereze. Cyane cyane amezi 6 yashize ugifite bya bimenyetso, umwaka uravuga ati ibintu byanjye waza bitoroshye. Noneho rero kubera ubudaheranwa abanyarwanda tugira, usanga hari n'abarenze imyaka 5, 6, kabati ndacyashimisha, ndiho ndashimiye iriya nyito, baho neza. Ni ikintu gikomeye cyane, ariko umuntu abaho akaneshwa, akageraho akaneshwa. Urakoze cyane. Turagushimiye wowe wabanye natwe. Nk'uko tubyumvise rero, ihungabana ntabwo ari intege nke, ahubwo ihungabana ni ikimenyetso kigaragazwa n'umubiri bitewe n'akaga umuntu yanyuzemo. Gukira rero birashoboka nk'uko Dr. abitubwiye, kandi no gusaba ubufasha si ubugwari, ahubwo ni intambwe iganisha ubukira.
ndagushimiye rero wowe wabanye natwe mu kiganiro twari kumwe kandi n'umutumirwa wacu nawe mushimira Dr. Augustin wakoze cyane kubana natwe. Murakoze. Nawe wakurikiye iki kiganiro ndagushimiye cyane.